Ndabasuhuje bakunzi b'ibiganiro byacu mwe mukurikira channel Ijuru Ntirigwa TV, channel ibagezaho amagambo y'ubutumwa bwiza, amagambo abahumuriza, amagambo abiringiza, abaha ibyiringiro by'ubugingo bw'iteka. Ndabasuhuje kandi ndabashimiye ko mudukurikira. Mbashimiye ubudahemuka bwanyu, kuba mubana natwe mu biganiro ibihe byose. Abari mu Rwanda, bari mu bindi bihugu badukurikira, mwese ndabasuhuje. Ndabifuriza gukomeza kugubwa neza, bituruka mu gusobanukirwa neza ineza y'Imana ku buzima bwanyu, ishingiye cyane ku kuba yaratanze Yesu kugira ngo apfire ibyaha byacu, aduhindura abakiranutsi, abera abaziranenge, abantu Imana itabaraho icyaha. Aho niho hashingiye ubundi buzima bwiza bwose. Ubwo rero mwebwe mudukurikira, mu by'ukuri mwahisemo neza, kubera ko aho ngaho hazabahesha ibyiringiro by'ubu buzima ndetse n'ubuzima bw'iteka. Mu by'ukuri uyu munsi nifuje kugaruka ku magambo Paul Gitwaza yavuze, agaragaza imyitwarire y'abantu bo muri Zayoni igomba guhinduka ku buryo ndetse ukurikiraniye hafi wabona ko usesenguye ukareba neza, ugashishoza ukabireba neza ubyitondeye, wabona ko utabura kuvuga ko ari nk'igikuba cyacitse muri Zayoni, ndetse bikaba binayiganisha wenda n'ahandi hantu hatari heza kuri yo. Ukurikije abazi amateka ya Zayoni, kuko Zayoni bayeho tureba n'ejo bundi, abantu benshi bagiye bajya muri Zayoni bameze nk'aho bagiye mu iterambere, bagiye mu bintu bishya bitarimo kwibohesha imihango bahozemo muri za ADPR, ndetse ubona ko abantu benshi bagiyeyo babaga baturutse nko muri za ADPR, bakabona ko bagiye ahantu hasirimutse, ahantu abantu basobanukiwe, bazi bigezweho, batazabahandisha imyifato cyangwa imyitwarire idasobanutse bahozemo. Murabizi, urumva nka ADPR igira amahame igenderaho, gushyira ku badamu mu gitsina gore, cyane cyane bati wenda kutadefuriza, kutagira gute, kutambara amapataro, bene nk'ibyo murabizi. Zayoni rero yo ntabwo yaje ibyo bintu byose bitorera, igaragaza ko nta kibazo. Ariyo mpamvu yanabonye abantu benshi bagiye baturuka aho bari basanzwe bari, bakayiyoboka kugira ngo babohoke, mbese bisanzure, be kubaho mu bintu bimeze nko kubafunga cyane, nko kubabuza uburenganzira bwabo. Ntabwo rero ariko byakomeje, kuko mu gihe cy'ejo bundi, mu minsi mike ishize, Paul Gitwaza, umuyobozi wa Zion Temple, yatangaje ibintu bikomeye, ari nabyo ngira ngo tugarukeho, tubirebere hamwe, turebe se biraganisha hehe mu by'ukuri Zion Temple. Ese abantu ntibazahitamo hari gusubira iyo baturutse, kubera ko n'ubundi bazasanga iyo bahungiye ari kimwe n'iyo bari bari, ndetse wenda bakaba bati twisigiye inshuti zacu hariya, twasize byinshi, tuzi ko tugiye ahantu basobanutse, ariko dusanze atari ko bimeze. Ndagira ngo tufatanye kubitekereza no kubirebera hamwe, turebe ese ibi bintu mu by'ukuri birashya bishyira hehe. Aho ntibyabaye nko guhungira ubwayi mu kigunda, ibyo abantu bahunze akaba ari byo basanze. Amaherezo ya Zayoni araba yahe? Aravuze ati nta muntu ukwiye gukora protocol, nta muntu ukwiye kuririmba yambaye ipataro. Ubwo no buzini inshingano zose za Zayoni, nta muntu ukwiye kuzikora yambaye ipataro. Ubwo nicyo bishatse kuvuga. Ibyo nibyo wenda nyine apreshije protocol, abaririmbyi n'abandi ntibakwiye kwambara amapataro mu gihe ari igitsina gore. Icyo ni kimwe. Abasore
b'abacuranzi nibo yakoresheje cyane, ngira ngo ahari ubwo nibo bakunda kubibonaho, ariko ubwo ni muri rusange n'abandi. Umusore wambara amahereni, uwo musore ntakwiriye kugira nawe inshingano akora muri Zion Temple. Sinzi niba ndi bwibuke ikindi kuko ntago ari bibiri gusa, ni bitatu. Hari ikindi nibutse, yavuze iby'amarasta, abasore bafata imisatsi yabo bakayigira ukuntu, ibyo nabyo ntabwo ari byo. Bagomba kugira imisatsi nyine isanzwe, apana ibyo byo kuyidefuriza, byo kuyishyiramo amarasta, byo kugira gute, murabyumva nibyo. Urebye naho yagarukiye wenda, ariko wasanga mu gikari barakomeje ibyo nimba byo bashyize kuri public, wasanga barakomeje n'ibindi. Avuga ko rwose abashumba bari aho bagomba kubyumva, bagomba kubikurikirana, bagomba kubyitwararika, ko ibyo bintu mu ma church, mu matorero yose ya Zion Temple bigomba guhagarara, bigomba gucika. Ahantu ndi bugaruke cyane ni ahantu yasobanuye ko ari gusobanura iby'amaherena. Aravuga ibi byo kwambara amaherena cyane, urumva yabanje gupresiza igitsina gabo. Aravuga ati ibyo bintu kera mu Bisirayeli bavugaga ko iherena ryambarwa n'imbata, ryashyirwaga ku mbata igihe cyo cyageraga cyo kubohoka, cyo kurekura imbata, umwaka w'imbabazi, ubundi wabaga ari umwaka wa 7 cyangwa se umwaka wa 50 jubile cyangwa se yubile. Icyo gihe abantu barabohokaga, barabarekuraga bakabohoka. Niba wari imbata ukaba wemerewe kuba umudendezo. En principe imbata ntiyashoboraga kuva kwa shebuja itaguzwe n'undi, cyangwa ngo ubwayo yicunguze ikiguzi gisabwa kugira ngo irekurwe, kuko yabaga nyine n'undi yaraguzwe. Noneho rero umwaka w'imbabazi siko byagendaga. Mu mwaka w'imbabazi, umwaka wa 7, umwaka w'isabato, cyangwa se umwaka wa 50 wa yubile, icyo gihe imbata zarekurwaga nta kiguzi zitanze. Ayo ni amagambo meza. Ubundi mu gihe cyashize ibyo dusoma byabagaho mu gihe cy'isezerano rya kera, biba bifite icyo bishatse kuvuga uyu munsi. Nubwo nyine nuko nyine ubibona n'udafite cya gitwikiriza ijambo ry'Imana rivuga mu Bakorinto mu rwa 2 mu gice cya 3, Pawulo avuga igitwikirizo cyo kiri ku bantu iyo basoma ibya Mose ntibabashe kumva icyo bishatse kuvuga. Noneho rero ndaza kukigarukaho igisobanuro cyabyo nyakuri. Imbata rero yabaga irekuwe, ariko iyo ikifuza kugumana na shebuja, mu byumve neza, irarekuwe ariko yifuza kugumana na shebuja, yagumanaga nawe ku bushake nyine, itaboshywe n'itegeko runaka, ahubwo ku bushake. Ikambikwa rero iherena rigaragaza nyine nyirayo, ariko ikaba yarabohowe mu by'ukuri, ikagumayo ku bushake. Na Paul Gitwaza bigarutseho ibyo ngibyo, avuga nyine ko ariko byagendaga ku mbata. Ati none se kuki mushaka abana banyu bakomeza kuba imbata? Ariko ubivuze utyo rero, dore ikibazo kirimo n'iki ngiki, kuko ushobora kwifashisha icyanditswe kugira ngo wemeze abantu ko uri umusomyi, ariko nawe icyanditswe uvuze kikaba kigutsinda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. None se niba bagiye kubikora, niba tugiye kubabwira ko batagomba kwambara amaherena kugira ngo be kuba imbata, kandi ukaba bivuze ku gitsina gabo, ab'igitsina gore bo bazayambara gute nabo ko bagiye kuba imbata? Abantu nizera ko muhumvishe. Niba ab'igitsina gabo batagomba kuyambara kugira ngo batabe imbata, kuko niko wabikotinze rwose, abazakurikira ikiganiro bazumva ko ntacyo nongeyeho. Noneho ab'igitsina gore bo nibayambara, bo ntibazaba bahindutse imbata nanone. Urumva rero ko mu by'ukuri n'igisobanuro yatanze nticyumvikana, ntabwo ari cyo, si ukuri. Wenda tuvuze tutahubwo se ko umuco n'umuco ubwawo waho turi utemera ko abantu b'igitsina gabo wenda bambara amaherena, byakabaye byibura biri logique cyangwa se byumvikana, ukanakebura abantu muri ubwo buryo. Ariko niba witwaza ibyo byanditswe udasobanukiwe, kizaba ari ikibazo.
nigarukiye aho ngaho rero ibyo byanditse bishatse kuvuga icyo se kuvuga ko niba harabagaho umwaka w'imbabazi, uwo mwaka w'imbabazi warageraga nyine koko abantu bakabohorwa nta kiguzi batanze, mu gihe bari imbata ariko bakabohorwa nta kiguzi. Byari bishatse kuvuga ko igihe kizagera natwe Imana ikatubohora ikaduharira se imyenda, ikaduharira umwenda twari tuyibereyemo, tukabohorwa. Nibyo Yesu yavuze yigisha abigishwa be gusenga ngo utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho cyangwa abatubereyemo imyenda. Icyo byabaga bishatse kuvuga ni wa mwaka w'imbabazi nyine, iyo wagiraga abantu bababariraga abandi bakababohora rwose, ibyo umbereyemo byose sinongere kukwishyuza. Noneho rero n'Imana igihe cyarageze iratubabarira ku mwaka w'imbabazi. Umwaka w'imbabazi ni Kristo, watangiranye n'urupfu rwa Yesu Kristo, niwo mwaka w'imbabazi. Yesu nyine burya yavugaga iby'ubuhanuzi, avuga iby'igihe kizaza Imana ikababarira abantu, nko gusenga rero bifuza ko icyo gihe kigera. Nibyo ubwo yabaga ari kubabwira. Noneho rero ahubwo igitangaje ni uko abantu bo Imana yatubohoye ikaturekura ikaduharira, twe tugakomeza gushaka kuba imbata kandi twararekuwe. Mu yandi magambo tugakomeza kwibara nk'abanyabyaha, tugakomeza kwibara nk'aho hari icyo tugomba Imana kugira ngo twemerwe, kandi Imana yaramaze kutwemera kera, yaratubabariye, yaraturekuye. Aho rero niho iryo jambo ni gishatse kuvuga, umuntu agomba kubyumva neza atishuka, ntarisobanure gusa araga Bibiliya yo dusoma n'imwe, ariko ikibazo ni ukuyisobanukirwa. Abantu benshi ntibayisobanukiwe, nubwo baba bafite amatitire nyine akomeye cyane, ariko ntibasobanukiwe ijambo ry'Imana. Ni ukubyiga nk'uko wakwiga siyanse. Burya umuntu wize shimi, wize biyoloji, yahindukira akakwigisha nyine kubera ko yabyize mbere yawe, nawe wabimenya ukazabyigisha abandi gutyo gutyo. Abantu benshi rero bavuga ko bigisha ijambo ry'Imana, akenshi nuko babyize mu mashuri asanzwe cyangwa bafashe igihe kinini cyo kubisoma, ariko nta hishurirwa na rimwe bafite ry'ibyo bigisha. Niyo mpamvu bitabakiza ngo icyo cyabakijije kiri mu byanditswe, ahubwo aba ari cyo babwira abandi. Tugiye rero ku by'amapataro, nabyo urumva niba bujije abantu kwambara amapataro ab'igitsina gore, birumvikana ko biri gushyira nyine ahandi hantu tutari tuzizayo ni tempo, ariko nabyo yarakwiye kubisobanura, agasobanura impamvu. Ese ni iyihe mpamvu babuza kwambara amapataro? Ati nta kwambara ipataro ngo uze ku ruhimbi. Uruhimbi se ni igiki? Ibyo nabyo mugomba kubyibazaho. Ese ariga ntimugatwarwe buhumyi, ntimugatwarwe iyo mutazi, mujye munabaza, mujye munatekereza, mujye munagira n'amatsiko yo kumenya n'abandi icyo bavuga ku bintu. Ntukigundirize ngo ngende umuzeyoni, ngo ngende umadeperi. Ibyo bintu ntabwo tubibona mu jambo ry'Imana. Mujye mugira amatsiko yo kumenya ese ubusobanuro bw'ibintu ubundi ni ubuhe. Noneho mube mu bintu muzi, mube mu bintu musobanukiwe, apana gusa kubaho mujyanwa aho umuntu ashaka, nk'aho ari we Yesu, nk'aho ari we bapfiriye, nk'aho ari we mukesha agakiza. Ntabwo ari byo. Mu by'ukuri wari ukwiye kureba ese ubundi kwambara ipataro bitwaye iki? Bitwaye iki? Umuntu aramutse yambaye bitwaye iki? Hari ukuntu imiterere y'igitsina gore n'imiterere y'igitsina gabo turatandukanye. Ngewe umubiri wanjye ukuntu ukoze n'umubiri w'igitsina gore ukuntu ukoze ni imibiri itandukanye cyane. Nibyo hari ahantu mu byanditswe byera n'ubundi mu isezerano rya kera bavuga ko abantu badakwiriye kwambara imyambaro kwambarana n'abagabo cyangwa kwambarana n'abagore, ni nk'uko bivuga mu mategeko ya Mose. Yari amategeko menshi pe. Noneho ariko wakarebye, noneho tugarutse ubu, ese icyo Imana ashaka kugaragaza ni uko gucyanuka k'umuntu kuvangavanze, kuravanze, kuba mu ibyiza n'ibibi. Ibintu bivanze rero Imana ntiyabyemeraga. Aho ngaho nicyo bishatse no kuvuga. Ariko ko hari ukubacira amarenga ko Yesu ari uzazana gukiranuka kutavanze, kutari mu ibyiza n'ibibi, kuri mu ibyiza gusa. Noneho umwizeye agahinduka umukiranutsi, abazwiho gukiranuka kwa Yesu Kristo. Ibyo byo nicyo bishatse kuvuga. Noneho rero Imana rero yagaragazaga ko iby'abantu byose itabyemera kubera ko biravanze.
ni naho uzasanga ndetse barabuzaga no guhinga ibihingwa bimwe mu murima, nako ibihingwa bitandukanye mu murima umwe. Tuvuge umurima umwe ukaba urimo amateke, urimo n'ibishyimbo n'insina, ari umurima umwe. Ibyo nabyo nibyo baga byemewe kuvanga imbuto, ariko ibyo n'ubundi bishatse nyine kuvuga icyo nari maze kuvuga. Nta mpamvu yo gukiranuka kuvangavanze, none wasambanye, ejo wafashije umukene, ejo bundi wavuze neza abantu, ejo bavuze nabi. Ibyo ni ugukiranuka kw'abantu Imana itemera. Byabaga bishatse kuvuga ko Imana ikeneye gukiranuka kutavangavanze. Kuvuga rero ngo abantu ntibavanga imyaka mu mirima ntabwo bitandukanye no kuvanga abantu ntibakambara imyenda ivangavanze y'igitsina gore ngo yambarwe n'igitsina gabo, igitsina gabo yambarwe n'igitsina gore, bene ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo naho bijya bishyira kuri Yesu uzatubonera gukiranuka kutavangavanze. Ibyo nicyo bishatse kuvuga. Ariko yamaze no kutubonera, abamaze kumwizera turabakiranutse ku bwa Yesu. Wowe utegereje iki? Abo nibo bazajya mu ijuru, nibo bera, nibo bakiranutse, nibo bazajya mu ijuru, nibo baziranenge, nibo bana b'Imana. Noneho rero tugarutse cyakora ahubwo mu buryo bw'imiterere n'imiremerwe yacu, Imana ifite uko yaremye igitsina gore n'uko yaremye igitsina gabo biratandukanye. Noneho rero kwambara ipataro k'umugore cyangwa k'umukobwa bifite ukuntu byexposa ya miterere ye Imana yamuhaye, mu by'ukuri yo guhisha, itari yo kuba expose ngo ibonwe na buri muntu wese. Hari ipataro rero, ipataro zifite ukuntu zibafata zikabagundira ku buryo bo bashingiye nyine no ku magrese baba bafite n'uburyo imibiri yabo imeze, bagahita bagaragaza ya miterere yabo ikurura abagabo. Mu by'ukuri ni nk'ibyo ngibyo, ku buryo icyo nicyo kibazo. Ariko nanone kw'icyo ngicyo mvuze, ushobora no kwambara ikanzu, kuko yarababwiye ngo bajye bagura amakanzu ngo bayabona nko ku buntu, ngo amakanzu arahari nko ku buntu, ngo arahendutse, ngo bajye bagura amakanzu. Ariko ushobora no kwambara ikanzu ikagushushanya nk'uwambaye ipataro. Aho mvugiye murahumvisha. Bivuze rero ko umuntu akwiye kubanza akamenya impamvu ya buri kintu, noneho ukamenya icyo ukwiye gukora ariko wamenya impamvu. N'ipataro n'ikanzu wayambara ukarutwa n'uwambaye n'ipataro, kuko hari n'amapataro umuntu ashobora kwambara amwambitse neza atamushyize hanze ngo yexpose umubiri we cyane. Hari abantu bambara amapataro ukabona birasirimutse n'amakoti yayo n'ibiki byose, ukabona nubwo ari igitsina gore ni ibintu gusa byiyubashye biri aho bitagamije kwiyambika ubusa, mvuze nka gutyo. Ariko hari udupataro nyine abagore bambara cyangwa igitsina gore cyambara n'abakobwa, ukabona twabaye nk'aho tubabanye cyane tukabashyira hanze. Aho niho harimo ikibazo. Noneho rero urumva ko ngenda ndabona aho biri gushyira, ntagarutse ko ibyo by'amarasita n'ibiki byose, n'ibyo by'amarasita abantu bakwiye kubireba gusa, bakareba mu muco, bakareba iki ese kuko birakwiye mu muco k'umusore adefuriza agashyiraho biriya se atandukanye n'umukobwa, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma hari n'ukuntu nyine umutwe w'umukobwa cyangwa se w'umugore n'umutwe w'umugabo n'umusore bitandukanye, ku buryo rero iyo Imana inabisobanura iby'imitwe n'impamvu n'umutwe w'umukobwa cyangwa umugore ukwiye gupfukwa, ibyo birahari mu Bakorinto ba mbere 11, mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 11. Ntabwo ndi bugeyo cyane, ariko n'inyigisho ifite abikwiye kwigishwa nabyo ntatindaho cyane aka kanya. Ariko ndashaka kuvuga ko ibyo bintu byose by'imihango Gitwaza yavuze, ndabona biri kuganisha Zayoni ahantu habi. Zayoni uko nyine abantu bari bayizi, si uko n'ubundi yari iri heza. Ndashaka kuvuga uko abantu bari basanzwe bayizi n'icyatumaga abantu bayijyamo, urumva kirimo kiragenda kivaho. Bazageraho nyine babone ntaho bavuye, nta naho bagiye. Bamwe bashobora gusubira iyo bavuye, abandi bashobora gucika intege gusa bakabyihorera, bakavuga ati ni kimwe, reka n'ubu twigumire mu ngo, turajya dukurikira ibyigisho by'abantu batandukanye online, twibera aho ngaho, twikorera ubucuruzi no ku cyumweru no ku yindi minsi. Naho ubundi biriya nabyo turabona ari kimwe n'ibindi byose. Urumva rero nicyo ndi kuvuga cyane,
ni uko abantu nyine n'ubundi bayigeraho bikabayobera kubera ko badasobanukiwe Kristo ngo bamenye n'icyo yakoze, no kumenya n'ubujyanama umuntu yatanga ku bantu nabyo ubwabyo birabananira. Ariko buri kintu cyose buri gifite icyo kizi kuvuga, buri jambo ry'Imana rifite icyo risobanura. Petero niwe wavuze ngo ntabwo umuntu arisobanura uko yishakiye, ni ibintu yagiye bivugwa n'Imana bicishije mu bahanuzi, ku buryo ari ibintu bikomeye umuntu atapfa kwinterpreta uko yishakiye akoresheje ubwenge bwe busanzwe. Hejuru ya byose rero nanone nta muzayoni, nta mu ADPR, nta mu restoration, nta mu anglikani, nta mu methodiste. Ibyo bintu byose nabyo mujye mubirenga, mumenye umukristo. Mumenye umukristo. Se umukristo ni muntu ki? Ko ari uzajya mu ijuru. Umukristo ni umuntu wizeye Kristo, akabarwaho gucyanuka kwa Yesu Kristo, akaba mwisazi neza ko Imana yamwemeye, Imana yamubabariye, nta rubanza gifite, ko Yesu yamukiranuye n'Imana, ko ibyaha bye byose byamukuweho bigashyirwa kuri Yesu, Yesu agahanwa, bityo ko we ari umwere, ari umuziranenge, ko nta rubanza gifite ku Mana, ariko abikesha Yesu. Uwo niwe mukristo. Naho ibindi abantu bitiranya n'ubukristo byo si byo. Kuba uri muri denomination runaka yitwa iya gikristo ntabwo bikugira umukristo, ahubwo kuba umukristo ni ukwizera Yesu. Zayoni itabirimo, Katolika itabirimo, ADPR itabirimo, ni ukwizera Yesu gusa. Yesu ukamenya Yesu personnel, Yesu wowe na Yesu ukamenya icyo mupfana, ukamenya icyo yakumariye, ukamenya icyo yagukoreye, ukamenya umumaro wa Yesu ku buzima bwawe. Ibyo numara kubisobanukirwa ubimenye neza, nibwo uzabaho uri amahoro utekanye, ukizera ko uri umwana w'Imana, ko iwanyu ari mu ijuru, ko wababariwe, ko watsindishirijwe, noneho umutima ukagubwa neza ugatekana. Abo bantu bose ntibabigisha icyo bakwiye kubigisha, ntibababwira icyo bakwiye kuba bababwira. Kuba bafite amatitire akaze ntabwo bibagira abantu bo kugirirwa icyizere, hoya. Ahubwo wizere Yesu uri mu rugo rwawe, wizere Yesu uri mu isoko ucuruza, wizere Yesu uri mu modoka ugenda, wizere Yesu uri mu ndege, wizere Yesu uri guhinga, wizere Yesu uri ku igare unyonga, wizere Yesu uri kuri moto, wizere Yesu utwaye imodoka, wizere Yesu aho uri hose. Ubuzi neza ngo aho urupfu rwansanga nzaba ngiye mu ijuru, iwacu ni mu ijuru, narababariwe, naremewe, nta cyaha nkibarwaho, ndi umukiranutsi, ndi umwera, ndi umuziranenge. Reka mvuge ko abera ni nabo bagize itorero rya Kristo. Ntabwo itorero rya Kristo rigizwe n'abazayoni n'aba restoration n'abadeperoya, rigizwe n'abera, aberejwe muri Kristo, abababariwe, abatsindishirijwe, abemewe imbabazi Imana yabahereye muri Kristo Yesu, nibo bagize itorero rya Kristo. Abo nibo bazajya mu ijuru, niwe mugeni wa Kristo. Abo ntabwo babigirwa no gutanga amaturo, ntabwo babigirwa no kwambara amakanzu n'amajipo, ntabwo babigirwa no gusokoza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ntabwo babigirwa no kuririmba muri korali, no gucuranga, no kugira gutereka. Ibyo nta hantu bihuriye n'agakiza, nta hantu bihuriye n'ijuru. Ijuru tureshwa na Yesu gusa, bikaba bihagije. Ibindi bintu byose abantu bagenda batubwira bitabigizemo uruhare. Hanyuma ibindi byo ni ukumenya gusa ubwenge Imana itanga, bigenda bihesha abantu kumenya n'imyitwarire, imyambarire, imivugire, imibereho. Ushobora no kudakora ibyo ugakora ibindi bibi cyane kubirusha, ariko byose umuntu amaze gusobanukirwa icyo Imana imushakaho, akamenya uwo ari we, identite yawe ubwayo iraguhindura. Kubera ko kumenya gusa ko ndi igitsina gabo ubwabyo hari icyo bimbuza. Hari uko bituma ntagenda, hari uko bituma ntitwara kubera ko ndi igitsina gabo, kuko ndi umunyarwanda. Hari indangagaciro z'abanyarwanda mba numva zikwiye kundanga. Nawe rero nuba umukiranutsi ku bwa Yesu, nuba umwana w'Imana, ibyo mu rugo rw'Imana uzajya wumva aribyo bikwiriye kukuranga. Hari ibyo umuntu atazanakubwira ngo reka ibi, uzaba wumva nawe ubwawe bitakubereye, bitagukwiriye, ku buryo nubwo abantu tuvuga ubutumwa bwiza ntibamenye ko turi no kuvugiramo n'ingeso nziza zose, ariko ubundi ubutumwa bwiza nibwo bwonyine ahubwo bwatuma umuntu agira n'ingeso nziza Imana yishimira. Reka rero mbashimire mwe mwadukurikiye, mwe mwabanye natwe. Utarakanda subscribe n'ukuri nabikore, ntabwo uzahomberwa. Tuzakubwira ibintu tigeze kumenya, uzamenya amabanga, uzamenya ubwiru bw'Imana bukomeye cyane. Ushaka kujya kuri WhatsApp group yacu, nanyandikire kuri 0784 42 57. Niba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda wakoresha code +250 7 8 4 2 5 7. Tuzishimira
kubana nawe kuri WhatsApp group. Tuzishimira gukomeza kungurana nawe. Amahoro y'Imana abane n'abakiranutsi bose none n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amen.